Alzheimer ni indwara irangwa no kwibagirwa, akenshi ikunze kwibasira abakuze. Iyi ni indwara itera ibibazo byo gutakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe, gutekereza n'imyitwarire muri rusange. Akenshi ibimenyetso byayo biza gahoro gahoro kugeza bibaye bibi cyane ku buryo uyirwaye aba atakibasha gukora ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Iyi ndwara ni ubwoko bugaragara cyane bwo kwibagirwa, aho ubwonko butangira gutakaza ubushobozi bwo kwibuka no gukora imirimo yabwo isanzwe ya buri munsi. Nubwo ariko yibasira abakuze guhera ku myaka 65 kuzamuka, gusa n'abato bishobora no kubibasira, aho ibimenyetso byayo bitangira kuza umuntu akiri muto. Umuntu ashobora kugenda asaza, ari nako umubiri haberamo impinduka nyinshi. N'ubwonko rero niko bigenda, gutekereza vuba bitangira kugabanuka, ndetse no kwibagirwa bya hato na hato bigatangira kwibasira umuntu. Gusa kwibagirwa biri ku rugero rwo hejuru ni ikimenyetso cy'uko ubwonko burimo gutakaza ubushobozi cyane. Ikimenyetso cya mbere kigaragara cyane kandi gishobora kuza mu gihe itangiye kukugeraho ukiri muto ni ukwibagirwa ibintu bishya umaze kwiga. Ibindi bimenyetso bishobora kukugeraho ni nko guhindura imyitwarire wari usanganywe, ndetse ugahindura n'uko wiyumva, kuvangirwa, gucanganyikirwa no kwitiranya ibintu uko byagenze, ahantu ndetse n'igihe byabereye, kwishisha abo mu muryango wawe, inshuti zawe cyangwa se abantu bakwitaho, gutakaza ubushobozi bwo kwibuka, kuvuga amagambo amwe n'amwe ndetse ukayavuga bikugoye. Indwara ya Alzheimer yitiriwe Dr. Alois Alzheimer mu 1906. Inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe yakoze isuzuma ku bwonko bw'umugore wari wapfuye nyuma y'ibimenyetso yagaragaje birimo kugubwa ururimi, kumera nk'ucanganyikiwe, kwibagirwa bya hato na hato. Hanyuma bigenderwaho hemezwa izina ry'ubu burwayi babwita Alzheimer disease kubera uwayivumbuye ari Alois Alzheimer. Abageze mu myaka hagati ya 60 na 65 bagaragaza ibimenyetso nk'ibi. Hari abavuga ko iyi ndwara yerekanwa mu muryango, ariko siko biri. Gusa hari ubushakashatsi bwerekanye ko iyo mu muryango hari umuntu wayirwaye bishobora kongera ibyago byo kurwara Alzheimer. Alzheimer ishobora guterwa n'ihungabana ryamaze igihe kirekire, rikangiza imikorere y'ubwonko n'izindi ndwara zifite aho zihuriye n'imikorere y'ubwonko nka dementia. Ikigo gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika CDC kigaragaza ko miliyoni 6,500,000 by'abanyamerika barwaye Alzheimer, ku buryo bafite imyaka 65 kuzamura ibahitana, ariko n'abato barayirwara. Mu mwaka wa 2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresheje miliyari 345 bita ku barwayi ba Alzheimer. Ku ya 9 Werurwe mwaka wa 2014 abashakashatsi batangaje ko hagendewe ku bisubizo byakuwe ku maraso yapimwe y'abantu bazima bivuga ko benshi bagaragaza ko bazarwara iyi ndwara mu bihe bizaza. Muri Nzeri mwaka wa 2014 ubushakashatsi bwakozwe na Kaminuza ya California muri Los Angeles bwerekanye ko abarwayi 9 mu barwayi 10 basanzwe badafite vitamine D ihagije mu maraso, ariko ibimenyetso bagaragazaga byagiye bihinduka nyuma yo gufashwa kongererwa vitamine D mu maraso binyuze mu kubaha inyunganiramirire zifasha gusana imyakura y'ubwonko no gushyira ku murongo isukari yabo mu maraso. Ubushakashatsi bwasohotse ku itariki 30 Nyakanga 2022 bwatangaje ko utunyangingo dutuma iyi ndwara yirema mu mubiri tugaragara cyane ku bagore kurusha abagabo. Ibimenyetso biranga iyi ndwara byigeze kuba ku munyabwenge ukomeye uzwi mu mateka y'isi witwa Isaac Newton, aho yatashye agiye kurya agasanga mugenzi we babana yariye ariko asiga amagufa n'amasahani ku meza. Newton ahageze ariseka cyane, atuzi ko nari ngarutse kurya kandi nayo nariye kare. Ibi byagaragaje ko yari afite iyi ndwara, kuko nubwo yibwiraga yuko yariye ntago byari byo, kuko mugenzi we niwe wari wariye ariko akibagirwa kwandurura ibyo yaririyeho. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bageze hagati y'imyaka 50 kuzamura ari bakunze kwibasirwa n'iyi ndwara, ariko kubera ibibazo byo mu mutwe hari n'ubwo abakiri bato bashobora kuyandura. Ikibazo cyo kwibagirwa ku buryo bukabije mu gihe ushobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye birimo umubyibuho ukabije, indwara ya diabete, n'inzoga n'itabi. Bitewe n'uko ibyo byose bituma habaho kugabanuka kwa bimwe mu bice bigize ubwonko aribwo bushinzwe kwibutsa umuntu. Bityo iyo umuntu afite bimwe muri ibibazo ashobora kugira ibyago byinshi byo kuba yarwara iyi ndwara ya Alzheimer yo kwibagirwa. Nk'uko byagaragajwe kandi bigatangazwa na Professor Kevin King, umwarimu mu ishami ry'ubuvuzi muri Kaminuza ya California y'Amajyepfo, avuga ko indwara n'ibindi bikora ku buzima bw'imitekerereze ya muntu bigira aho bihurira cyane n'ubuzima bw'ubwonko. Ati ni ikintu twavuga ariko cyari gisanzwe kizwi, ariko ubushakashatsi bwacu bwarushijeho kukigaragaza. Akomeza avuga ko bigoye ko umuntu yavumbura ko arwaye iyi ndwara ku giti cye, keretse nibura uwo babana cyangwa se abo babana babashije kuvumbura imyitwarire ye ko igenda ihinduka, ko agenda yibagirwa bya hato na hato, akagira umujinya buri kanya, uvuga ijambo ntarisoze yibwira ko atari ryo,
kwitakariza icyizere ndetse n'ibindi. Ngo ni byiza kwihutira kujya kwa muganga mu gihe ubonye kimwe muri ibi bimenyetso by'iyi ndwara, kuko iyo igaragaye hakiri kare iravurwa igakira. Ngibyo byo wamenya ku ndwara ya Alzheimer twagarutseho muri kino kiganiro. Ni indwara itera uyirwaye kwibagirwa. Niba utarakora subscribe ugenda utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi, tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.